tugiye kurebera hamwe niwe waremye icyitwa ngo ni Afrobeat. Ndetse iyo urebye abahanzi binaha bo muri Afurika, bano bahanzi bakomeye bose ba Afurika, ndetse ukaba ari nawo muziki ubona usigaye ukunzwe hirya no hino ku isi, ni umuziki ngo wa Afrobeat. Ariko ntabwo ariwo turi buze kwitaho, turaza kwita ku mugabo waremye uno muziki akawushyiraho akoresheje tekinike zitandukanye, n'uyu munsi ukaba ari wo uri kugaburira icyitwa ngo ni abahanzi ba Afurika, uri no gutuma ishusho ya Afurika ihagaze neza. Uyu mugabo yari igitangaza, yari umugabo w'umunyembaraga. Uyu wawuremye yari umugabo by'umwihariko utagira ubwoba. Uyu mugabo bamwitaga ngo ni Fela Anikulapo Kuti, benshi uzumva n'ubundi bavuga ngo ni Fela Kuti. Uyu mugabo Fela Kuti tugiye kureba yari umuhanga kugeza aho ahimbye umuziki wa Afurika yose muri rusange, cyangwa se injyana twakwita ngo ya Nyafurika. Ariko mu by'ukuri ku ruhande rumwe yari umunyabwenge bwinshi cyane, ariko nanone bakamushinja ubujiji bwo kuba yaratumye ubwe apfa cyangwa se yariyishe. Iyo tugiye kureba kuri uyu mugabo Fela Kuti, abantu benshi ntabwo babizi, ni bya bindi bakunze kubahisha. Ariko uyu mugabo tugiye kureba ubwe, nubwo batajya bababwira ko yiyishe, ariko niwe wiyishe. Yandi magambo ntabwo wavuga ba Wizkid, ba Davido, bano bahanzi bo mu Rwanda bose, abahanzi ba Afurika bose uzi ibyamamare, mbega South Africa n'ahandi hose, ngo uvuge ibigwi byabo cyangwa se uvuge imyidagaduro ya Afurika muri rusange, usize izina rimeze nk'aho ari ryo ryaremye ibyo bintu byose, ari ryo Fela Kuti. Umugabo ubundi bamwita ko ari we muremyi wa Afrobeat. Umugabo ntabwo yari umunyamuziki gusa, yari ba bantu baba ari impirimbanyi z'amahoro biba birimo muri bo, atari ukuvuga ngo ni ibintu bishakamo cyangwa ni ibintu bakoreshwa n'amaronko. Oya, wa muntu biba birimo byo kuvuga ngo ndwanya akarengane, ndwanya ibitagenda neza, uwaba ubikoze wese niyo byaba ari umuyobozi w'igihugu bikoze, namugaragariza ko ibintu ari gukora atari byo. Mbega ari ibintu bibarimo, atari ukuvuga ngo ni ibintu bakoreshwa n'amaramuko cyangwa se n'inda. Ikindi, uyu mugabo yari umwarimu, yakundaga kwigisha abantu ibintu bishya. Ikindi, uyu mugabo akaba umuyobozi mwiza muri we. Hari umuntu ufitemo ubuyobozi muri we yarabuvukanye. Uyu mugabo yarwaniye ubutabera atitaye ku kintu icyo ari cyo cyose, atitaye ngo nshobora kubura ubuzima. Uyu mugabo ni umugabo wakunzwe ku rwego rukomeye cyane muri Afurika ndetse no hanze ya Afurika, ariko nanone ku rundi ruhande akagira abandi bamwanga. Uyu mugabo ni umugabo wabaye umwanzi wa mbere wa guverinoma y'igihugu yabagamo, hahandi guverinoma ivuga ngo umuntu wenyine utubangamiye muri iki gihugu ni uyu mugabo Fela Kuti, aramutse apfuye twaba twimereye neza. Abo bantu urabazi, hahandi guverinoma rwose bivuga ati yewana, umwanzi wacu ntago ari inyeshyamba duhanganye nazo, umwanzi wacu ntago ari ibihugu by'amahanga, mbega uyu muturage dufite mu gihugu cyacu turamwanga nka guverinoma nk'ubuyobozi, ku buryo tugize amahirwe agapfa byaba ari byiza cyane, cyangwa se tubonye ukuntu tumufatisha tukamurangiza. Nirwo rwego n'umugabo yari ariho. Nini guverinoma zamuzizaga ko yazibwizaga ukuri, kwakura abandi batinya kubwira guverinoma. Ikindi, akanarwanya ruswa. Ikindi, akarwanya ubucakara. Ubucakara bwari bwaracitse, ariko hari ukuntu buriya guverinoma ziba zishaka rimwe na rimwe, si zose, ariko ukabona guverinoma hari ukuntu zishaka gufatirana abaturage zikabagira nk'abacakara mu mutwe. Mbega mukagendera ku byo bavuze byose mutari ngombwa ngo mutekereze ngo ese nibyo, ese twe turi kungukira he ko tubona batitaye ku bibazo byacu. Mbega bagashaka kubayobora mu nzira bashaka, mwebwe mumeze nko mutitekerereza. Ibyo nabyo ngo guverinoma yabikoraga, yarayirwanyaga. Ubwo turi kuvuga guverinoma ya Nigeria. Gusa umugabo wari umunyabwenge gutya, wahigwaga n'abantu benshi bashatse kumwica, byaje kurangira we ubwe yiyishe. Benshi ntabwo bakubwira ko yishe, bavuga ko yishwe n'indwara, ariko ndaza kukubwira uburyo ari we wiyishe. Mpamvu ngubwira ngo ibyo tugiye kurebera hano ni ibintu utazigera usanga ahandi hantu. Ariyo mpamvu ngubwira ngo nimba ubonye channel nk'iyi ukumva iri kukubwira ibintu nk'ibi utasanga ahandi, gukora subscribe ntabwo ari ibintu mba ngomba kukwibutsa. Uyu mugabo yavutse mu mwaka w'1938, avuka bamwita amazina bamwitaga ngo ni Oludotuni Lansome Kuti Olufela. Ndagira ngo mva izina Fela Kuti ryavuye ku izina rye rya mbere ryitwaga ngo Olufela, akuraho iyo Olu yiyita Fela. Ubundi andi mazina yakomezaga yitwaga ngo ni Oludotuni Lansome Kuti. Umugabo Fela Kuti yavukiye mu muryango w'abantu batagira ubwoba na gato. Mwe bitaga ngo ni Fumilayo Lasamoti Kuti. Mawe ntago yari umugore usanzwe, yari umugore w'igitangaza. Uyu mugore wa mama wa Fela Kuti niwe mugore wa mbere wahagurutse afatanya n'abagabo kugira ngo bamagane guverinoma y'Abongereza yari kolonije cyangwa se yari yarakandamije igihugu cya Nigeria
mu yandi magambo mama wa Fela Kuti yari impirimbanyi irwanira amahoro ku buryo icyo gihe abagore hari ukuntu bahezwaga inyuma, ariko mama wa Fela Kuti yabaga ari mu bagore bahuguraga cyangwa se babyutsaga abandi bagore bakajya gufatanya n'abagabo kugira ngo bamagane guverinoma y'Abongereza. We mugore wagumuraga nimba ariko twabyita abandi bagore akababwira ati mukwiye guhaguruka mukavuga mugaharanira uburenganzira bwanyu. Kindi buriya mu mateka mama wa Fela Kuti azwiho niwe mugore wa mbere muri Nigeria watwaye niwe mugore wa mbere muri Nigeria wagenze mu modoka cyangwa se wari ufite imodoka bwa mbere wabanje kuyitwara. Cyagiye nyine imodoka zabaga zitwarwa n'abagabo, nabwo ari nkeya imodoka mu gihugu, bavuga ati imodoka zitwarwa n'abagabo bake, nabwo mama wa Fela Kuti niwe mugore wa mbere muri Nigeria watinyutse atwara imodoka ari umugore aranayitunga. Buryo ugeze muri Nigeria mu mateka usangamo umugore wa mbere watwaye imodoka ari mama wa Fela Kuti. Mu Rwanda ubwo tuzamenya nabwo ninde mugore wa mbere wayitwaye. Mama wa Fela Kuti yareze Fela Kuti amubwira ati mwana wanjye ntuzigere na rimwe ugira umuntu n'umwe utinya imbaraga zose yaba afite. Mama mbega niwe wagiye yigisha umwana w'ibintu nk'ibyo. None papa wa Fela Kuti yari revera, bamwitaga ngo ni Israel Oludotun Ransome Kuti. Umuvugabutumwa yari revera, yigishaga ijambo ry'Imana ariko akaba n'umwarimu nyine wigisha mu mashuri. Papa wa Fela Kuti yifuzaga ko umwana wazabaho nta kiyobyabwenge na kimwe akoresha. Undi mukozi w'Imana wese kumwe tuba twifuza ko abana bacu nta biyobyabwenge bazigera bajyamo cyangwa ibintu by'amayoga. Ikindi papa wa Fela Kuti akifuza ko umwana yazaba ari ku murongo afite discipline nyinshi cyane, by'umwihariko bikaba byiza akuriye cyangwa se akayoboka inzira y'itorero. Fela Kuti kuva mu bwana yari ameze nk'afitemo kugendera kuri mama we cyane, ku buryo Fela Kuti yari umuntu utagendera ku mategeko kuva akiri umwana. Tagiye kugaragara ngo Fela Kuti akiri muto ko yakundaga umuziki cyane, ndetse yashoboraga kuba yakora icyo aricyo cyose kubera umuziki. Abandi bana babaga bari kwiga basimbuka bakina ya mikino muri karitsiye, bakina za karere, Fela Kuti yabaga ari gucuranga. Kurangira agiye kwiga mu kigo cyiza cyane bitaga ngo ni Abeokuta Grammar School. Icyo gihe iryo shuri niho yatangiye noneho gusa nk'ujya mu bintu by'umuziki gake gake, ariko icyo gihe yari atarafatisha neza. Urugendo rwe rwa nyarwo ubundi rwatangiye mu mwaka wa 1958. K'umuvandimwe wabaga mu Bwongereza yaje kumuha invitation akamubwira ngo ngwino tubane mu Bwongereza nzakwitaho ube uniga hano mu Bwongereza. Kumwe umuntu wawe uba mu Bwongereza cyangwa uba hanze yaguha invitation ngo ngwino. Umuvandimwe yamuha invitation ngo ngwino mu Bwongereza kwiga. Ababyeyi ba Fela Kuti barishimye mu mutwe wabo, bahise bavuga ngo umwana wacu ugiye mu Bwongereza agiye kwiga ibijyanye n'ubuganga, agiye kwiga medicine, kimwe na mukuru we wari umutumiye mu Bwongereza ngo amusange yo nawe yari yarize medicine. Bavuga ati abana bacu bagiye kugafata bigira ibijyanye n'ubuganga. Kigera mu Bwongereza ntiyatekereje kabiri, ntiyigeze anabanza ngo ace muri iryo shuri ry'ubuganga. Oya, yahise yinjira mu cyitwa ngo ni Trinity College of Music, ni ishuri ry'umuziki. Ishuri riri Londres mu Bwongereza. Icyo gihe atangira kwiga kuvuza bino bintu bijyanye n'imyirongi, atangira no kwiga ibindi bikoresho by'umuziki byose muri rusange. Icyo gihe amaze kugera mu Bwongereza yasanze mu Bwongereza umuziki wari umaze kumera nk'ufatisha iyo myaka, ariko n'ubundi umuziki wari umeze nk'uyoboye ku isi yari ino njyana ya jazz, niyo njyana yari igezweho. Atangira kumva injyana bitaga ngo ni high life, nizo zari zarafatije, ariko ahari nizo ni injyana zakorwaga n'abirabura. Abirabura nibo bari baziyoboyemo, ndetse atangira kujya yumva n'indi miziki y'ubwoko bugiye butandukanye yaturukaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe umuziki w'abirabura wari uyoboye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uri kugenda wambukiranya hirya no hino. Atangiye kujya yumva abagabo b'ibihangange mu kuririmba no kuvuza imyirongi, harimo witwa ngo ni Miles Davis. Ubwo abantu bakunze imiziki bakuze muramuzi. Atangira kujya yumva abagabo nk'abitwaga ngo ni Charlie Parker, ndetse atangira no kwihugura cyangwa se kujya yumva imiziki y'abandi birabura muri Amerika bari bakomeye cyane icyo gihe ku isi, ariko akibanda ku kumva imiziki y'abirabura. Ubwo yatangiye kuvuga ati bano bantu bakora zino njyana za jazz, high life n'andi masaundi yose yaturukaga yaragezwe yaturukaga muri Amerika. Atangira kujya afata izo njyana zabo akongeramo ibintu bijyanye n'ingoma nyafurika kugira ngo arebe ko noneho yakora umwihariko w'injyana y'inyafurika. Mu mwaka wa 1961 yaje gushinga bande ye ayita ngo ni Cola Robitos. Bande ye none atangira kujya ashaka uduklabu tuntu tw'utubari hirya no hino baririmbamo mu Bwongereza, bavuga bati natwe turi abahanzi, bakajya gucurangira nyine mu tuntu tw'utubari. Gusa imiziki y'abantu ntabwo bayumvaga, bumvaga nyine ari sound itandukanye niyo bari bamenyereye. Bumvaga ari ibintu bya jazz bivanzemo n'ubundi n'ibintu by'ibigoma nyafurika, ntibasobanukirwe ngo ni ibiki. Ko bamubwiraga atari ko kano kabandi njyana karirimba ni iyihe, kizindi bande ziririmba ibigezweho bijyanye n'igihe, ntabwo yari abitayeho. We yari ari kurema ikintu gishya ku isoko, cyangwa se ikintu gishya abantu batigeze bumva. Kuva ngo kera Fela Kuti ntabwo yabaga yitaye ku bitekerezo by'abantu. Bamubwira ngo ese ibyo uri gukora ni ibiki, wagendeye kuri ibi? Oya, ngo yari afite cya kintu bita confidence iteye isoni. Urabona umuntu ufite confidence ariko ukajya ubona iteye isoni nyine, ukabona ni umuntu wiyizera, wifitiye icyizere cyinshi ku buryo noneho bigeraho ukavuga ati bigezaho byakabije noneho biteye n'isoni. Uyu mugabo Fela Kuti ngo kuva kera yari yifitiye confidence nyinshi cyane, bya bindi
benshi bavuga ngo uyu muntu afite ubukonfidence bw'amafuti, hahandi utamukosora utamubwira ngo ibyo bintu bive mujye muri ibi, yabaga azi ibyo arimo yifitiye confidence avuga ati ibi bintu ndimo ngenda bizi ko ari byo nta n'ibindi wazumbwira. Wow. Made in Rwanda. Hold on. Allô? Chou, ça va? Ça va bien, chérie? Guess what? Narindi kuva UTC. Ndi gusohoka mbona shop icuruza ibintu by'aba made in Rwanda yitwa Intwari Collection. Bafite amashati meza, inkweto nziza, mana yanjye. Ni nabuze ikintu nzaha boyfriend wanjye. Okay. Hano mbonyemo ishati nziza yo mu Ntwari Collection niyo nzamuha pe kandi ndabizi azayikunda uzahita asakuza pe. Ahubwo shu ugomba kubanguka ugashakira gift your husband and I know you will thank me later sweetheart. I have to. Okay, turavugana shu. Kamanze nkure ndakubwira uko byagenze. Sawa. umuntu utagira ijambo asubiza inyuma, ba bantu bafukiraho nyine utamenya havuga naho aceceka, oya ibintu byose yarabivugaga ukabyumva cyane ko ngo mama yari yaramutoje ngo ntuzagire umuntu n'umutinya. Mama we nawe wari imirimbanye nkuko nakubwiye. Ibyo byatumaga rero n'umugabo yitwaraga nkaho ari we nta muntu n'umwe yatinyaga, baga yitwara nkaho rwose adatinya ejo hazaza, yabaga ameze nk'umuntu uzi ko ejo hazaza he hazaba hameze neza, yakubwira nabi, yakubwira icyo atekereza, yagutinya n'akatagutinya nta kibazo yabaga afite, yabaga ameze nk'umuntu rwose wagira ngo ejo he harashinganye. Ari umuntu uvuga ngo uko byamera kose isi yose zibuka izina ryanjye. Gusa mu Bwongereza hamuhumuye ku maso, nubwo yari afite ubukonfidence ngo bwinshi cyane yumva ari igitangaza, ariko yaje kubona ko ivangura ryari riri mu Bwongereza muri icyo gihe muri za 50, 60, 70 kuzamuka. Muri icyo gihe yatangiye kubona ivangura rikorerwa abirabura, ukuntu abirabura basuzugurwa, uburyo abakene bafatwamo nabi, mbega uburyo ki iyo utari umukire uri umwirabura none by'akarusho usuzugurwa, mbega uri umuntu udafite agaciro. Ibyo bintu yabibonye mu gihugu nk'icyo cyita ngo ni icy'abasirimu ndetse cyateye imbere. Abirabura babaga barwana kugira ngo ijwi ryabo ryumvikane cyangwa se hagire n'ubabona. Muri iryo vangura rikorerwa abirabura n'ukuntu basubizwa inyuma byakanguye ikintu gishya muri we. Imyaka ari mu Bwongereza amaze gukora umuziki yaravuze ati nicyo gihe ngo nsubire iwacu. Asubiye muri Afurika adasubiyeyo nk'umunyamahanga nk'umudiaspora wese uvuye mu mahanga, oya, cyangwa agiye nk'umuhanzi, oya, ahubwo yasubiye muri Afurika ngo mu mutwe afite intego ivuga ngo ngiye kubyutsa umuziki nyafurika. Nawe ariko ntabwo yarazi uburyo azabikoramo. Ariko Fela Kuti umunsi agaruka muri Nigeria, icyo gihe ubundi bavuga ko ari bwo itangiriro ryari ribaye muri Afurika rya sound nshya muri Afurika, ndetse sound yari kuzabaho ikazana impinduramatwara ikanyeganyeza umugabane wose. Kuti ntabwo yagarutse muri Nigeria wenyine, yagarukanye na bande bitaga ngo ni Kola Robitos. Icyo gihe muri Nigeria wasangaga imiziki yari ihari baragiye bagafata za njyana zo hanze, akaba arizo baririmba za jazz, za high life, ugasanga nizo njyana bacuranga z'abandi. Safela yaje atandukanye, ngo yashakaga za njyana ziza zivuga ibintu by'ubuzima buri hejuru bw'abakire, bwa buzima bwo kuryoshya bw'ingagari, mbega hari imiziki nyine high life usanga abantu baririmba ibintu byiza, utuntu tugezweho, ibintu by'abasirimu gusa, ibintu nyine biryoshye kumva by'ubuzima bw'igitangaza. Ibyo Fela Kuti ntabwo ari byo yashakaga. Ngo yaje avuga ati ngomba kuririmba ryajwi umuntu wese wo ku muhanda azumva akiyumvamo, umukene akiyumvamo n'umukire akiyumvamo, ndetse by'umwihariko ba bantu bavuga birengagizwa cyangwa se badafite ijwi nk'abavuganira. Icyo gihe rwose umuziki wumva gutarahura neza, yavangaga za jazz, avanga high life, kongeramo ingoma za Afurika, mbega ukumva ko ari ikintu kiburamo cy'ikinyafurika cya nyacyo. Mu mwaka w'1969 ubuzima bwa Fela Kuti bwarahindutse burundu. Fela Kuti byaje kuba ngombwa ko ajyana na bande muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mara y'amezi make icyo gihe ageze muri Amerika, Fela Kuti yahuye n'umugore bitaga ngo ni Sandra Smith. Umugore Sandra Smith yaje kumenyekana nyuma nk'uwitwa Sandra Isadora. Uyu mugore Sandra Isadora wabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari babirabura barwanira kwishyira ukizana, kwibohora, kuzabaho umwirabura afite ijambo, nta vangura akorerwa, nawe ari igitangaza. Niyo myumvire uyu mugore yari afite.
uyu mugore kugira ngo wumve urwego yari ariho yabaga mu bitwaga ngo ni Black Panther. Black Panther ni itsinda ryigeze kubaho kera ryaharaniraga uburenganzira bw'abirabura muri Amerika, nigeze gukoraho ibiganiro byinshi byo muri ya myaka yo muri za 60-70. Black Panther bari abantu b'abirabura bishyize hamwe kugira ngo baharanire uburenganzira bwabo, bagerageze kwihuza barwanya abazungu bashaka kubica, mbega ivangura ryose bakorerwaga. Uyu mugore nawe yabaga rero muri abo bitwaga ngo ni Black Panther. Uyu mugore yahuye na Fela Kuti. Icyo gihe Fela Kuti yari ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niwe wahaye icyo twakwita ngo ubwenge Fela Kuti. Uyu mugore yabwiye Fela Kuti aramubwira ati nimba kuko ushaka gukora umuziki, kora umuziki uvuga ku mateka y'abantu babirabura, uharanira uburenganzira bw'abirabura. Aramubwiye ati wikora imiziki idafite ubusobanuro nk'iy'abandi bakora ngo basinze, ngo basambanye, ngo bakoze ibiki. Umuziki wawe uhe ubusobanuro ubuzima bufatika. Niko yabwiye Fela Kuti. Ntukajye uririmba bya bindi abantu baririmba bose biboneye ngo bakundanye n'abakobwa, ngo ibintu biri aho ngo usange ngo nibwo busobanuro bw'imiziki yawe. Oya, fata umuziki wawe uha ubusobanuro ubuzima bufatika. Icyo gihe uyu mugore bivuga ko ari wafashe ibitabo by'amateka y'abanyafurika, ubwo babazanaga ari abakoloni, ivangura bakorerwaga, ubugome bagiye bakorerwa, amateka y'umunyafurika, uburyo umunyafurika ari igitangaza. Uwo mugore yafashe ibyo bitabo byose abiha Fela Kuti aramubwira ngo genda usome ku byerekeranye n'inkomoko yacu, uririmba ibintu bizima bifatika, pana kuririmba nk'umusazi. Tujye uririmba ku byerekeranye no kuba umwirabura yabohorwa akishyira akiza. Fela Kuti icyo yakoze yumviye uno mugore. The girls, Sandra Sadore. Uwo wiyumviye ni Fela Kuti ari kubisobanura avuga ati ikiremwa muntu barakibeshye bakigira nabi, atari ko nahuye n'umugore bitaga Sandra Isidora. Uyu niwe wabyivugiraga Fela Kuti uramwumvisha. Kuti hano muri iki kiganiro ari kuvuga ati nahuye n'uyu mugore bitaga Sandra, yahoze aba muri Black Panther. Uyu mugore yampaye ibitabo byinshi byo gusoma, ubwo bwa mbere nasomye amateka y'abanyafurika bwa mbere. Iri ni ijambo rya Fela Kuti. Tuzi icyo batwigishije, ati bambwiye ko twari abacakara, ko nta muco twagiragaho dukomoka, twambaraga rwose ngo ibibabi ngo bigahisha ibibuno n'imyanya y'ibanga. Ati nibyo ngibyo rwose abazungu batwigishije. Fela Kuti yatangiye guhumuka, atangira gusoma ibitabo, yiga kuri ba Malcolm X, atangira kwiga ku bagabo nka Kwame Nkrumah, atangira kwiga kuri ba Marcus Garvey, atangira kwiga ukuntu Afurika yagabanyijwe n'abakoloni, atangira kwiga ukuntu Afurika ubundi abazungu bifuzaga ko yibagirwa abo iribo. Muri Afurika riga abazungu bashaka kumwibagirwa abo muri bo, mukibagirwa umuco wanyu, mukadopta umuco w'abazungu, wenda bagiye babigeraho ku kigero runaka, mbega mukamera nkabo, mukibagirwa identite yanyu n'abo muri bo. Impamvu wasangaga icyo gihe muri Afurika umuziki wumvugaga wacurangwaga, umwana wese yarabyukaga avuga ati n'ubundi ndaririmba injyana nk'iz'abazungu. Ibyo bitabo rero Fela Kuti yasomye byamufunguye amaso, niwe wabyivugiye mu kiganiro. Nibwo yaje kuvumbura ati rero ikibazo Afurika ifite nubwo tutagikolonijwe, ariko abazungu baradukolonije mu mutwe, n'ubundi turacyari abacakara mu mutwe. Ati kuko ibintu byose dukora ni ibijyanye n'imico y'abazungu. Kuti yatangiye kuvuga ati na n'uyu munsi ndabona Afurika ikibayeho iyobowe na systeme y'abazungu. Amadini y'abazungu niyo turimo twibagiwe amadini yacu y'abakurambere. Se guverinoma zacu zimeze nk'ari guverinoma zikiyobowe n'abazungu kandi abazungu batagihari, ko guverinoma zacu ziri kugendera ku bitekerezo by'abazungu. Ndetse n'imiziki ducuranga ni imiziki y'abazungu, twe nta mwihariko dufite nkatwe. Ibyo byose Fela Kuti yaravuze ngo ngomba kubihindura. Fela Kuti yatangiye kuvuga ati ngomba gukora umuziki umuntu wese azajya yumva hirya no hino ku isi, akavuga ati uyu muziki ukomoka muri Afurika. Akiwumva akahita avuga ngo uyu muziki ukomoka muri Afurika, nk'uko umuntu akubona uruhu rwawe akavuga ati ukomoka muri Afurika. Ngiye gukora umuziki wa nyawo uvuga amagambo ya nyayo ndetse rwose w'umwimerere. Munsi nibwo ijambo Afrobeat ryavutse. Umuntu rero warabaye muri Amerika muri za 60 cyangwa se wasuye amezi makenya Amerika, kahaba amezi makeya, yaramaze kumenya ko icyo gihe muri Amerika yari hagezweho ibyitwa ngo ni injyana ya funk. Amafunk murayibuka yari agezweho kuzamuka kugera muri za 90. Injyana ya funk yari ikiyoboye, yarazamutse ajya mu Bwongereza, naho yari yarahabaye, afata ya njyana yari iyoboye yo n'ubundi ya jazz, arabihuza. Arangije abihuza n'ingoma za kinyafurika. Muri Afurika izwi ingoma z'umwimerere zabo, nk'uko n'abanyarwanda buriya bafite icyitwa ngo ni umudiho wabo, byose aragenda arabihuza, abihuza na ritime nyafurika. Arangije noneho muri iyo njyana yari amaze kuvumbura, afashe z'abanyamahanga akazivanga n'inyafurika, agakora Afrobeat. Arangije baragenda yongeramo noneho icyitwa ngo ni message, ya message ya nyayo, ubutumwa. Fela Kuti yakoraga indirimbo, ugasanga indirimbo ye imeze nka zimwe twita ngo ni inzayirwa. Indirimbo y'iminota imwe yabaga ifite iminota 10 cyangwa se iminota 15. Zanjyana nyine ziba ari ndende, zanjyana ubundi nzayabazayirwa nibo nzi nabo bagira indirimbo ndende na mbonye. Fela Kuti yatangiye kujya akora indirimbo zifite iminota 10 na 15.
ndetse akavuga amagambo akomeye ndetse bikajyana n'izo ngoma n'imiziki ye neza wabyumva ukumva ni umuriro ukwinjiye cyangwa se ni umuntu uri gutwika ahantu. Cyane ya Afrobeat ntago yakuzura twirengagije izina rindi ry'umugabo bitaga ngo ni Tony Allen. Nakutakiva mu Bwongereza ngo yageze muri Afurika cyangwa se yageze muri Nigeria asanga umugabo wa mbere wavuzaga ingoma wari umuhanga bitaga ngo ni Tony Allen niwe wari urenze mu kuvuza ingoma. Bahurira Lagos. Nakutakiva yakoze yaramubwiye ati ngwino muri bande yacu ubwo buhanga ufite bwo kuvuza ingoma uze muri bande ujyumvugiriza ingoma. Uhera icyo gihe umubano wabo n'ubufatanye bwahise bubyara ikintu kitabaho. Fela Kuti yakundaga n'ubundi gukora izo njyana agakubitisha ingoma ariko akimara guhura na Allen nibwo none yarabonye umuntu umuvugiriza ingoma nk'uko ashaka ku buryo ibitekerezo byamubwira ati ndagira ngo bikubite gutya baragenda nyine baba abantu bahuza bagakora ibintu bitigeze bibaho. Icyo gihe nibwo noneho batangiye gukora Afrobeat y'amateka. Ko bakubwira ko uyu mugabo wakubitaga ingoma za Fela Kuti ngo yabaga cyumva ngo Fela Kuti ibintu ashaka kuririmba akamenya ibyo agomba kumucurangira na mbere yuko Fela Kuti abumbura umunwa kwa kundi mbega umuhanzi aba afite umuntu umucurangira bahuza mbega umwumva nawe akamwumva baziranye niyo utamubwira ngo kora iki aba yamaze kumenya ko icyo kintu ari cyo cyawe. Niwo mubano ngo bahise bagirana. Nakuti yaramubwiye ati tugiye kurema ikintu kitari jazz kitari high life tugiye kurema ikintu cy'ikinyafurika isi yose izagera hikubaha. Nizo ndoto yari afite. Yaravuga ati tugomba gukora umuziki nyafurika ku buryo uyu muziki wacu nk'uko isi yose yubaha jazz bakubaha funk bakubaha n'izindi njyana zabo bazageraho bakubaka umuziki nyafurika. Nizo zari indoto ze. Je bari bakeneye rhythm cyashya kandi koko nizo bubatse. Nakuti yakoraga imiziki abantu bakaba bayibyina ariko we ngatagamije hanini ko bayibyina ngo yabaga navuga ati ni imiziki bagomba kubyina ariko ikaba n'imiziki ituma bicara ubwabo bakitekerezaho bakanatekereza kuri bitewe n'ubutumwa navuzemo. Fela Kuti wari warize mu Bwongereza. Fela Kuti wari warabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari umuntu ushoboye kuvuga icyongereza cyiza kandi ku murongo cyongereza cyiza cyane kirimo amagambo akomeye ku buryo umuntu utarize muri Nigeria atapfa kumenya ngo uyu muntu ari kuririmba ibiki. Hahandi bikugora nyine kumenya ngo uyu muntu avuze ibiki utarize. Urabizi muri Nigeria icyongereza cyabo ni icyongereza cy'amafuti bagiye barafata bavangavangamo n'ururimi rw'iwabo ku buryo bavuga icyongereza ntumenye ngo ku buryo babivuga we ntubyumve kandi uzi icyongereza ukumva ibintu bari kuvuga biri kugucanga ariko mu byukuri ari icyongereza. Fela Kuti rero yese avuga ngo ngiye gahunda mfite no kugira ngo umuntu wo muri Afurika anyumve by'umwihariko w'iwacu. Niyo mpamvu ngomba kuvuga cya cyongereza kinaha bavuga gipfuye mbega nimba ariko nabyita ngo gipfuye ariko ubwo ni ikinyafurika kirimo icyongereza kivanze n'ururimi rw'iwabo bakabihuzahuza nimba ujya wumva n'ubundi n'uyu munsi wa none nibyo Abanigeria baririmba icyongereza ariko cyumva kigiye givanzemo n'umuco w'iwabo atari uko bananirwa kuririmba nk'aba Chris Brown nk'uko bananirwa kuririmba gute kuri Davido wumva aririmba ukumva ari kuririmba bya byongereza bivanze n'ibigambo by'iwabo utari gusobanukirwa cyane abandi bose muri Nigeria bagenda babivanga bira byose ni Fela Kuti ubundi wabitangije aravuga ati tugomba kuririmba ibi byongereza kugira ngo n'umuntu utarize w'inaha iwacu abasha kubyumva. Fela Kuti yumvaga ko mu mutwe we yari yaramaze kubona ko ngo abakire hari ukuntu bari barigaruriye umuziki nibo basohokera ahantu hahenze nibo haba hari amabanda bacurangira twatujyana twa jazz tw'udusirimu ku buryo umuziki wari umeze nk'aho ari uw'abakire. Fela Kuti aravuga ati ngiye gukora umuziki ku buryo n'umukena wumva ntago abakire umuziki wagenewe abakire gusa cyangwa se abifashisha cyangwa se umukire ngo ugenerwa bagiye ku ishuri umuziki ugomba kumvwa n'ingeri zose n'abatarize. Fela Kuti waturutse mu Bwongereza ageze muri Afurika ageze muri Nigeria ntago yakiri wa mugabo wagiyeyo yari yarahindutse. Izina ry'icyongereza yari yariswe yahise arivamo aryikura aravuga ati sinzongera kwitwa izina ry'icyongereza. Izina yari yariswe n'ababyeyi ry'abongereza ngira ngo urabizi twese nyine kubera ubukoroni niyo mpamvu bakubwira ngo twakoronijwe ubusanga twarakuze twese dusanga twitwa amazina y'abazungu ya kizungu kuko abazungu baradukoronije dutakaza umuco wacu w'amazina y'umwimerere wacu. Fela Kuti akigera muri Afurika yahise avuga ati bari abantu baratwangana arabiboneye baradusuzugura bazi ko nta mwimerere tugira nta muco tugira wacu turanga kubw'iyo mpamvu ikintu cya mbere nikweho n'izina ryabo Ransom ahita yiyita ngo ni Anikulapo. Izina rye rifite n'ubusobanuro bukomeye cyane. Anikulapo yiyise ryari izina rifite ubusobanuro ariko bujyanye no kwikina akumwe nyine umva umuntu yari yise ngo ni Kimomo wanareba ko ukabona inkuru yabaye Kimomo. Uyu mugabo nawe akigera iwabo yahise yiyita ngo ni Anikulapo bisobanuye ngo ni umuntu ugendana urupfu mu gafuka. Mbega urabona iyo wafashe ikintu ukagihiga ukagifata ukakibika kiba ari icyawe icyo kintu wibikiye ukontorora ntago cyakwica. Anikulapo rero Fela Kuti yise byari bisobanuye ngo ni umuntu wafashe urupfu. Mbega mu yandi magambo ni izina rifite ubusobanuro buvuga ngo ni umuntu mbega wafashe urupfu mu biganza bye ararukontorora ku buryo nta muntu ushobora kumwica n'urupfu rudashobora kumwica.
we niko yiyumvaga. Yese yita ngo ndi umuntu urupfu rutinya rudashobora kwica kuko ndugendana mu gafuka. Anikulapo. Miss Anikulapo. I have death in my pouch. Ngira ngo uramwumva amagambo yivugiraga ngo I have a death in my pouch. Ati nitwa Anikulapo, urupfu ndarugendana mu gafunyika kanjye hano. Ati ntago nshobora gupfa. Niko yahoraga avuga muri interview bamubazaga ngo witwa nde. Mu mutwe yiyumvisha ko gadashobora gupfa ngo urupfu ngararugendana mu gafuka ngo yararufashe. Anikulapo. Cyonyine iryo zina rye n'uburyo yavugagamo ari mu biganiro n'ahandi hose wabonaga ko ari umugabo utagira ubwoba. Icyo gihe niwe watangiye kwita sound ye yari yararemye, atangira kwita imiziki yari ayita ngo ibi ndi kuririmba iyi njyana bayita Afrobeat. Bande yaragiye irakura, urumva ko umuhanzi agenda akora, abantu bari kumwumva, amafaranga ari kuboneka, bande iragenda iba nini, azanamo abandi bana bafite udukoryo barenze basobanukiwe umujyo arimo, ndetse ijwi rye riragenda rigera kure. Buri muntu atangira avuga yumvwa n'abantu bake, ijwi rye riragenda rigera kure, ryambukiranya igihugu, ubutumwa buragenda burambuka, ndetse message noneho y'ibyo yaririmbaga iragenda iba ya message y'umuntu utagira ubwoba, umuntu udatinya kugira icyo avuga mu ndirimbo, cyane cyane ibyo abona bitagenda neza. Uyu mugabo kubera gufunga umutwe no kumona ko ibitagenda neza adakwiye kubana nabyo, yari umugabo mbe gutekereza ibindi bintu, abantu bakavuga ati uyu muntu ashobora kuba ari nk'umusazi. Yaragiye ashinga icyitwa ngo ni Kalakuta, cyangwa se ashinga uzumva basoma ngo ni Kalikuta, yashinze icyitwa ngo ni Kalakuta Republic. Yaragiye ashinga repubulika ye. Urabona nk'ubu turi mu gihugu cy'u Rwanda, dufite repubulika y'u Rwanda. Uyu mugabo ari kuba n'urugero, ari kuba muri repubulika y'u Rwanda. Muri repubulika y'u Rwanda rero yashinze indi repubulika ye ayita ngo ni Kalakuta. Yashinze yaguze ubutaka bunini cyane, aragenda yubakamo amazu, ashyiramo bande ye, abamuririmbira, ababyinnyi be, abavuza ingoma, famiye ye. Arababwira ngo namwe muzane amafamiye yanyu twibere inaha, twibere mu cyo twakwita ngo nka quartier yacu, tuyite ngo ni repubulika yacu yo kwikorera imiziki, tukajya duhura nijoro tugatarama tukaganira, mbega nkuko wafata abantu bawe bose mukorana genge n'abandi bose mukibera ahantu hamwe, mukahita munahita muri mu gihugu cy'abandi ngo iki ni igihugu natwe cyacu turimo. Kuvuga ngo yafasha abantu muri bande ye, bazana imiryango yabo, bazana ababyinnyi be, bazana imiryango yabo, bikorera agaturage kabo, bakita ngo ni Kalakuta Republic. Yangije birenga kuba igiturage babagamo cyangwa se umudugudu nimba ariko nabyita, bageraho babyita ngo ni ubwami bwo kwibohora cyangwa se ubwami bwo kwishyira ukizana. Bakoraga ninjoro, bacanaga imiriro, bakaririmba, bakabyina, batitaye ngo ku isi yo hanze. Uya bari bameze nk'aho bari mu isi yabo. Ko kwishyira ukizana rero kwatangiye gutera ubwoba guverinoma. Buriya niko bigenda, guverinoma zigiye kuboneka abona ufasha abantu bawe mukorana, ubisubashyira mu mudugudu, baguriye ahantu ubutaka murubatse, muravuze ati twe hano ni iwacu, mukahita munahita ati ni repubulika yacu. Ninjoro twikoreramo utuntu mukahakorotira, ninjoro mukahabyinira, mukaharirimbira, batangira kugira ubwoba, bakavuga ati bano bantu babayeho batero, no mukabita ngo mukahita mutangira ngo ati twe tubayeho mu bwami bwo kwishyira ukizana. Bahita batangira gutinyamo, guverinoma itangira gutinya. Kalakuta wari warigeze kujya aririmba ku bintu bijyanye n'urukundo, ibyo bintu yari yarabiretse kera, noneho asigaye aririmba ibintu biteye ubwoba guverinoma. Ugeze kuba ubayeho muri ubwo buryo, washinze ngo repubulika yawe, ngahantu tuyeho hise repubulika, warangiza none ukarenzaho kuvuga ngo utangiye kuririmba noneho ibintu bimeze nk'ibikangura abantu. Yaratangiye kujya aririmba noneho ubugome n'ubugizi bwa nabi bwabo ngabo bita ngo n'abayobozi bakatuyoboye, bakaduha urugero, uburyo baryamo ruswa, uburyo kibarenganya abantu, uburyo kibitwaza izo mbaraga abaturage babahaye, bagatangira gukandamiza abaturage kandi aribo babashyizeho. Nizo ndirimbo yatangiye kuririmba. Yatangiye kujya aririmba noneho byaba ngombwa n'amazina y'abanyepolitike runaka akagaruka ku bikorwa bibi bakora, byaba ngombwa akagaruka ku buryo bahuguza abaturage byabo, byaba ngombwa abasirikare nabo ubwabo igisirikare akacyataka akagituka, agakora nk'indirimbo yo gutuka igisirikare. Ibaza nawe ubyutse ugakora nk'indirimbo yo gutuka igisirikare cy'igihugu uri kunyumva urimo, aricyo indirimbo yagenewe gusa. Kubera rero urwo rugendo yari yaratangiye, urumva ko ubuzima bwe bw'umuziki butagombaga kugira amahoro. Muri uragenda ukiririmbira ibintu by'inkundo, by'ubusinzi, by'ibiki, ibintu nk'ibyo ngibyo rwose, aho ngaho guverinoma ziba zibona rwose ari sawa, n'ibyo ngibyo baba bashaka, nta kibazo rwose. Guverinoma zo muri Nigeria noneho, iyo rero utangiye kuririmba ubavuga mu mazina amakosa yabo n'ibiki, uba uri kubabangamira. Icyo gihe ntabwo wabagirana amahoro. Akagihumbi kimwe magana cyenda muri za 70, Felakuti ntabwo yari akiri umunyamuziki gusa. Ubwo Felakuti buri uko yasohoraga indirimbo yabaga ameze nk'usohoye ijwi riteye ubwoba systeme ya guverinoma yabaga imuyoboye. Mbega buri uko yasohoraga indirimbo guverinoma yarikangaga ati nanone arongeye. Umugabo Felakuti yageze ku rwego aho indirimbo ze zihinduka intwaro,
ishobora gutuma abaturage baguruka bakigaragambya, abaturage bagatangira kuziririmba, guverinoma nayo ubwayo igatangira kwisuzuma, bamwe mu bayobozi bagatangira kugira ubwoba bakavuga ati ibi bintu dukora barabiririmbye, dutangire tugire gutya tugende gake. Mbega yari umugabo uririmba imihanda yose ikamwumva, soraga indirimbo abasirikare bose bakajya kumva bakavuga ati yongera dutuka. Guverinoma abaperezida bakabyuka mu gitondo ati wa muhungu yasohoye indirimbo muyizane twumve noneho ibyo yatuvuzeho. Etse abo bose nkubwiye nta numwe wajyaga wumva indirimbo ya Fela Kuti ngakunda ibintu Fela Kuti yabaga yavuze mu ndirimbo, kuko yabaga agaragaza ibitagenda neza by'abitwa ko bari mu mbaraga cyangwa se abafite imbaraga. Abayobozi ari umuntu udatinya guhamagara abayobozi mu mazina akavuga ati perezida gutukora ibintu nk'ibi ngibi by'amafuti twaragutoye waratubwiye ibi n'ibi, minisita runaka kuki wakoze ibi n'ibi. Yari umuntu nyine uri kuri urwo rwego, ngira ngo uri kumva urwego uno mugabo yari amaze kugeraho. Ntabwo ari wa muntu uririmba ngo hari ibitagenda neza gusa, yavugaga noneho n'abatumye bitagenda neza mu mazina, agasohora indirimbo y'iminota 10 tagira ngo ni ya minota 2 sakavuga noneho ko kuri nta bwoba afite. Mu mwaka w'1976 Fela Kuti yasohoye indirimbo ye ya mbere iteye ubwoba, imushyira mu kangaratete kurusha ibindi byose yari yaragiye aririmba. Fela Kuti yakoze indirimbo yagombaga kuzamugezayo nawe atabizi. Yakoze indirimbo yita Zombi. Amaze gukora iyo ndirimbo bita Zombi, igihugu cyose cyarahungabanye, Afurika yose irahungabana, n'amahanga yose arahungabana. Bavuga ko ariyo ndirimbo iteye ubwoba ihangayikishije umuhanzi yavuga ngo arasohoye. Muri iyo ndirimbo yari indirimbo Fela Kuti akoze ameze nkaho ari kubwira abasirikare b'igihugu abita ngo ni amazombi. Zombi ngira ngo nayikubwiye. Zombi ni cya gihe cyangwa se amazombi murayazi, ni nka cyagiye umuntu aba yapfuye ahagaze ari igishushushungwa, nta bwonko bugitekereza afite, ari ikintu kiraho nyine kimeze nk'igishushushungwe, nibyo bita ngo ni zombi. Mbega ni nk'umuntu uba warapfuye ariko agihagaze. Muri iyi ndirimbo rero yayikoreye abasirikare b'igihugu avuga ngo abasirikare muri zombi, abwira abasirikare ba Nigeria ati mu yandi magambo abasirikare mukurikiza amategeko n'amabwiriza mudatekereje, abayobozi bababwira icyo mukora mukagikurikiza mubizi ko ari kibi, mutitaye ngo iki mwe mugapfa kugikora nyine kubera yuko mumeze nk'amazombi. Mbega yababwira ngo mumeze nk'abapfuye muhagaze, mwebwe ubwonko bwanyu ntago bukora, muri amazombi. Uri kumva ukuntu iyo ndirimbo yari iteye ubwoba cyane cyane. Yarababwiraga ati mwebwe ibihugu by'amahanga n'abayobozi banyu bwanyu bashobora kubakoresha ibintu bibi, muzi ko ubwo buyobozi ari bubi, ari ubuyobozi bw'abarya ruswa, bakabakoresha amafuti bakabategeka ngo mugende mukora iki, kuko mwe muri abasirikare mukagenda mukagikora mutitaye ngo ese ni cyiza cyangwa ni kibi nitugikore. Ati mwe nimwitekerereza muri imirambi ihagaze. Iyi ndirimbo none akimara kuyikora yahise imenyekana ahantu hose. Ngira ngo urabizi ikintu kibi nawe cyangwa se ikintu gisa nko gutinyuka cyane nk'iki kita cyihuta cyane kwamamara. Nigeria yose yahise igira ubwo bicyumvira ndirimbo Zombi. Indirimbo iragenda iba hiti, irumvwa, abantu barayimenya. Buri hari ukuntu ushobora gusohora indirimbo utuka abantu ariko ugasanga nta hantu imenyekanye, ariko gusohora indirimbo utuka abantu none ikagenda ikaba hiti ntihagire umuntu n'umwe utayicuranga cyangwa yimenye. Iyo ndirimbo yaramenyekanye, Afurika yose irayicuranga, ibihugu byose birayimenya. Ibyo yarameze nk'uri kubwira abasirikare ba Nigeria, noneho n'abandi batangira kubikoresha mu bihugu byabo. Indirimbo iragenda iramenyekana, none iragenda iba igisebo ku gisirikare cya Nigeria, cyane ko ubuyobozi bwari buriho muri Nigeria icyo gihe bwari ubuyobozi bwa gisirikare, kumwe abasirikare bafata igihugu bakavuga ati nitwe turi kuyobora, ugasanga perezida ni generali n'abasirikare be ukabona ko ari ubutegetsi bwa gisirikare, n'ugasanga ubutegetsi bw'abasirikare bose ubise ngo ni amazombi n'imirambi ihagaze. Iyi ndirimbo yisohoye mu mwaka w'1976, ibiri guhitinga amezi makenya, abantu bayumva, abasirikare bararakara, igihugu cyose kirarakara, guverinoma yose iramurakarira. Mu mwaka w'1977 byaje kumbaho noneho nagahumamunwa, bamugabyeho igitero mu kiswe ngo ni Kalakuta Raid, cyangwa se urabizi bwa bwabi bwitaga ngo ni Kalakuta Republic. Baje kumugabaho igitero nyuma y'amezi twinjiye muri 1977, abasirikare batumwe na leta bamugabyeho igitero muri cya kindi twita ngo ni igihugu cye. Baraje bamenagura gate. Wibuke rero ubatse umudugudu we utuwemo n'abantu, abana, abantu bose, umuryango we nyine. Baraje bamenagura igipangu, gate barinjira, barashwanyaguza, bakubitagura n'iyonka. Abo ni abasirikare. Urumva umushinge abasirikare bazanye, wabise ngo ni imirambi igenda, ngo nta bwonko bagira n'ibitekerezo, bakurikiza amategeko y'ababayobora, bo mbega ngo ni nk'imirambi igenda n'amazombi. Urumva umushinge abasirikare nabo rero binjiye bakubita, bavunagura, baza basenya. Icyo gihe basenya ibyari bihari, barabyumwihariko bahereye ku nzu ya Fela Kuti barayitwika, baraza basenya, batwika studio ya Fela Kuti, baraza bavunagura Fela Kuti, barakubitagura, bakubita nk'abakubita inzoka. Abantu bose baraho barakubitwa, by'umwihariko none ikosa bakoze rikomeye aba basirikare, kikwereka ko bari barakaye.
basa Felakuti urumva yari umukire muri etage yabagamo yari muri iyo Calcutta Republic. Baraje bafata mama we w'imyaka 70 bamumanura muri etage yikubita hasi bamujyana muri koma. Ageze muri koma kwa muganga, mama wa Felakuti yaje gupfa. Mama wa Felakuti nkwibutse niwe umuntu wari waramureze, yaramwigishije kutagira ikintu atinya, ari umuntu waharaniye uburenganzira bw'abanyanigeria akarwanya abakoloni b'Abongereza. Mbega yari umugore nyine wari urakoreye igihugu kabisa nkuko nakubwiye. Ni niwe mugore wa mbere watwaye imodoka wa mbere muri Nigeria. Mama we yaje gupfa. Felakuti arakomereka bamwambika amasima. Abaturage be benshi bari aho ngaho, ubwo harimo ababyinnyi be, abamuririmbira, ababande yose, abenshi barakomereka. Ibitangazamakuru byaranditse, imiryango mpuzamahanga irasakuza, nta hantu bitageze. Icyo gihe Felakuti yayisaba umwanzi wa mbere wa guverinoma, yayisaba public enemy number 1, hahandi mu gihugu abariho umuntu wa mbere wanzwe kurusha abandi. Wanzwe nande? Atari kuvuga ngo n'abaturage bakwanzuya, ahubwo wanzwe n'igihugu cyangwa se guverinoma yawe kwanga. Hahandi guverinoma yavugaga ati umwanzi w'igihugu dufite wa mbere, niko nyine icyo gihe bavugaga ati umuntu nyine guverinoma yacu yanga uduhangayikishije, ntago ari inyeshyamba, ntago ari abantu bashobora kuza guhirika ubutegetsi, ati umwanzi igihugu cyacu dufite mbega wa muntu guverinoma iba yikanga ko yabagezayo. Babonaga ari Felakuti, kuko babonaga abaturage bakunda Felakuti, ariko Felakuti ibintu byose akora abangamira leta, kandi afite abafana, afite n'amafaranga. Guverinoma ya Nigeria yatangiye kubona Felakuti nk'icyago, nk'icyorezo gishobora kuzabarangiza akanya kariko kose. Felakuti yarwanyaga by'umwihariko abasirikare bari baraje bagafata igihugu, yarwanyaga guverinoma ya gisirikare. Felakuti wasangaga mu interview yose yakoraga cyane cyane yagiye nko mu mahanga ari gukora n'ibitangazamakuru byo hanze bikomeye, avuga ati nk'igihugu nabayemo nk'Ubwongereza, muri za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, biriya bihugu byateye imbere, ntago bashobora kwemera ko guverinoma ya gisirikare ibayobora. Ati kuko bazi ko umusirikare hari undi mwanya afite abarizwamo muri societe, no kurinda umutekano w'igihugu no kurinda abaturage. Felakuti akavuga ati guverinoma ya gisirikare ntago ibaho, ntago ishoboka. Ati muri Amerika ntibayemera kibaho, mu Bwongereza ntibakwemera kibaho, atari ki yacu muri Afurika barayishyigikira kugira ngo babone uko bazajya bayikoresha, iduhoze ku gitutu, idukandamize kuko ari guverinoma ya gisirikare, badukoresha y'igitugu kubera ko Amerika ari byishaka n'Ubwongereza. Ati kandi wabo bazi ko batashyiraho guverinoma ya gisirikare. Ibyo ngibyo rero bikabangamira noneho guverinoma, utugambo nk'utwo yakoranye n'ibitangazamakuru bikomeye n'abaturage agumura abantu. Ibyo rero nibyo byababazaga noneho perezida wari uriho umusirikare na guverinoma ya gisirikare. Felakuti mama we bamaze kumwica, Felakuti bakamukubitagura, akajya mu bitaro bakamushyiraho amasima, ibipfuko, ngira ngo baraza kugenda bereka ayo mafoto, ari kuri stage afite mikrofone, afite ibipfuko, amabanda amuzengurutse mu mutwe n'amaboko, mu kuboko kuziritseho bande cyangwa se kwavunaguritse kuriho icyo twakwita nka sima, yifitiyemo intore ye cyangwa se ifege rye na mikrofone mu kundi kuboko. Felakuti barakubitaga bakavuga ngo turamucogoje, tumuteye ubwoba, cyane cyane nk'iki gihe bamugabagaho igitero bugacya akahita akora konseri, none abafana bakaza ari ibihumbi n'ibihumbagiza, ababwira ati muze mbabwire noneho ukuntu byose byanagenze, noneho mbibabwirire no mu gitaramo. Umufana akabarahuriye jare amagana n'amagana. Ibyo ngibyo bikagenda bikabangamira noneho guverinoma. Burizi kuba guverinoma ikwanga ariko abaturage bose b'igihugu bagushaka bakwemera, ibyo bintu noneho bitera ubwoba guverinoma, kuko abaturage nibo bashyiraho guverinoma. Akanya kariko kose niyo guverinoma ushobora kubwira abaturage mukaba mwayikuraho. Nicyo kintu cya mbere buriya amaguverinoma no guhera ku bw'abami bangaga umuntu ufite influence mu baturage kurusha guverinoma nyirizina, cyangwa se umuntu ufite abafana benshi n'abakunzi benshi cyane. Kuva kera mu ngoma z'abami abo bantu ubuyobozi ngo burabatinya. Icyo gihe rero cyakurikiye niki? Felakuti yahamagaye abaturage, arabaririmbira yambaye ibipfuko mu mutwe no ku maboko. Guverinoma iri kumwangira kumurwanya, ariko abaturage bamuri inyuma. Kaza n'agatabi ke ku bipfuko bye, akabaririmbira yinywera ifege rye, afite na mikrofone, ubundi akagenda akavuga kuri guverinoma, akavuga ibyayo byose bibi. Felakuti ikintu cyababaje guverinoma ahari no kugira ngo bamwatake. Felakuti muri icyo cyitwa ngo ni Calcutta Republic yari yarashinze, uyu mugabo yararagiye afata uruzitiro rukomeye cyane aruzengurutsa, icyo twakwita nk'umudugudu we, awita ngo ni igihugu cye, ayita repubulika ye. Akajya avuga ati iki ni igihugu cyanjye kiri muri Nigeria, kindi singendera ku mategeko y'abariya, ngewe tufite amategeko yacu atugenga, n'abaririmbyi banjye n'ababyinnyi banjye n'imiryango yabo, nanjye n'umuryango wanjye, ku buryo mbega abantu bari bameze nk'abari mu gihugu cyabo. Ariko uzi kuba ababyinnyi bawe bose, abakubita ingoma bawe bose, abashuti bawe cyangwa se abantu mukorana muri business ba hafi, bose mwaragiye mu kwiyubakira ahantu hamwe, mukazengurutsa urukuta runini, uruzitiro runini,
cyane, fata nk'imidugudu ibiri nk'ibiri uyiteranye, ubundi mukiberamo mukajya musohoka mugiye mu bandi baturage, ariko mugataha ahantu hitwa ngo muri repubulika yanyu, hari n'uruzitiro nta muntu uzibiberamo ibyanyu, mwikoreramo ibirori, musindiramo, imiziki ariho muyicurangira mubyina. Ni naho habaga studio noneho ya Fela Kuti. Mbega yari ameze ku mugani wa Fela Kuti nkaho ari igihugu cye. Uyu mugabo yarakabyaga cyane Fela Kuti ku buryo noneho yari yarafashe aho uwo mujyi we awita izina, nta nubwo ari umujyi munini, aho yabaga ahita izina, ahita repubulika ye, arangije ahakorera n'idarapo rye. Uzi kuba uri mu kindi gihugu gifite idarapo, tuvuge nk'iry'u Rwanda, nawe ukahita uzana idarapo ryawe ry'umudugudu, wati mu mudugudu wacu twebwe idarapo dukoresha ni iri ngiri. Yarakabyaga cyane, ifege ritamuva mu ntoki, agakunda kwiyambarira ubusa, noneho ahantu hose hejuru akambara akantu kameze nk'agakabutura cyangwa agakariso gusa. Fela Kuti bamaze kwica mama we, bamaze kwataka bagatwika ibintu byinshi muri wa mujyi we, cyangwa se yamwitaga ngo ni igihugu cye, bari bazi ko bamuciye intege bamucecekesheje. Ariko ijambo rya mbere yavuze ndagira ngo uryumve hano. This government threw my mother out of window, Mrs. Fumilayo Anikulapo Kuti, who fought her blood for this country on the streets. Ngo uramwumva, ahubwo none wese atangira guhaguruka akoresha ijwi rye, aravuga ati iyi guverinoma iriho murabyiyumviye, yishe mama wanjye, aramufata imunyuza mu idirishya bamumanura kuri etaje. Mama wanjye warwaniye iki gihugu akakimenera amaraso ku muhanda. Mama wa Fela Kuti yararwanyije abakoroni cyane muri cyagiye nyine ashaka ko igihugu kibohora. Yari umuntu uzwi ko yarwaniye igihugu nyine kumwe nawe, hari umuntu uvuga turiya muntu igihugu yarakirwaniye. Mama wa Fela Kuti rero nawe nuko byari bimeze. Niyo mpamvu yavugaga ati iyi guverinoma iriho yishe mama wanjye wameneye igihugu amaraso. Fela Kuti bari bazi ko bateye ubwoba ubwo bishe mama we, ubwo bamuvunaguye nawe bagakubita abantu be bose, no bakavunagurwa bakajya mu bitaro bagatwika ibintu bye, bumvaga ko bamuciye intege. Gusa Fela Kuti yari yaratojwe kutagira umuntu atinya. Fela Kuti ahubwo none yese ajya muri studio akora indi ndirimbo ivuga ibyo bakoze. Abantu bazi Fela Kuti cyane bagiye bumva indirimbo ze, bajya basubira inyuma mu mateka bakumva indirimbo ze. Agira indirimbo yitwa, abenshi bayita Waka Waka, ariko nagira indirimbo yitwa Waka Waka. Ahubwo iriya ndirimbo Fela Kuti yahise bakimara kwica mama we bamugabye ibyo bitero, Fela Kuti yahise akora indirimbo yitwa ngo Coffin for Head of State, cyangwa se mu yandi magambo ni isanduku y'umukuru w'igihugu. Niko iyo ndirimbo yayise, yaranditse ngo isanduku kubw'umukuru w'igihugu, cyangwa se isanduku y'umukuru w'igihugu. Mu yandi magambo, muri make yavugaga isanduku ya mama we, isanduku yari yashinguyemo mama we. Iyo ndirimbo arangije arayisohora. Abenshi umunsi wa none mukunze kuyumva wagira ngo yitwa Waka Waka kuko babiririmbamo cyane, ariko yitwa Coffin for the Head of State. Fela Kuti kikwereka ko yari umusazi. Indirimbo imaze gusohoka abantu bose barayumvishije ukuntu ari gutuka leta, ari kuvuga ukuntu leta yaje ikica mama we, byose yarabiririmbye mu ndirimbo. Ukuntu leta yaje igatwika amazu ye, iyo ndirimbo muze kugenda muyumve, n'ibindi byose n'ubugome bw'iyo leta yari iriho yabiririmbye mu ndirimbo, kandi byose yabikoraga mu gihugu akirimo. Arangije yashize iminsi afata isanduku, afata genge cyangwa se abantu babaga muri bande ye, afata n'abandi bantu be ba hafi, baterura isanduku bajya kuri Donda Barracks. Aho ngaho twahita nko kuri uyu munsi wa none twahita nko ku nzu y'umukuru w'igihugu, hahandi nyine umukuru w'igihugu ababa, State House nimba ari sinzi. Arangije ajya ku nzu y'umukuru w'igihugu imwe ibirinzwe n'abajepe benshi cyane, we na genge cyangwa se we na bande ye n'ababyinnyi be n'abamuririmbira n'abakubita ingoma, bateruye isanduku ya mama wa Fela Kuti, barangije bayijyana kuri presidence. Bayijyanye kuri presidence, barangije bajya kuzenguruka presidence bikoreye isanduku. Ibaza icyo kintu, nkuko wabona presidence ahantu iri murahazi, ahantu umuyobozi w'igihugu abatuye urahazi, abashepu babahazengurutse urabazi. Mama wawe baramwishuteruye isanduku, n'abasore bawe n'abagore bawe n'abakobwa bari aho mukorana, muteruye isanduku, muragiye mutangiye kuzenguruka presidence. Perezida arasohotse ahagaze hejuru ari kubareba, abajepe bafite imbunda bari kubareba, muri kuzenguruka muririmba ya ndirimbo n'ubundi yitwa ngo isanduku ku bwa perezida w'igihugu. Baririmba iriya ndirimbo, iyo ndirimbo ivugamo mwadutwikiye amazu, mwishe mama wanjye, mwakoze ibiki, byose ibyaha byabo. Ukazenguruka noneho presidence yuzuye abajepe, uri kubaririmbira iyo ndirimbo na perezida arimo imbere ahagaze hejuru ari kubareba. Iyo yazanye n'abantu benshi, abaturage nabo baza gushungera, itangazamakuru riramanuka bakavuga ko impamvu abajepe bashobora kuba bataranamurashe uwo munsi ngo bamwice ari kuzenguruka niyo sanduku, ari uko ngo yari yazanye itangazamakuru ryinshi. Kandi urumva leta ntago yapfa gukora itangazamakuru rihari n'iki. Ibyo byose nyine ibyo yarabikoze. Yasanduka arangije arayifata, aragenda yitereka mu marembo ya presidence. Yasanduku
bari bateruye barayifata baragenda bayitereka amarembo ya presidence arangije arababwira ngo iyi ni imirimo yanyu mwakoze nyine nimwe mwanyiciye mama ngaho courage turatashye. Ibyo bintu Felakuti yarabikoze. Icyo kintu ari kuri kucyumva kugira ngo ucyumve neza. Wenda ushobora kunyumva uri muri Amerika, ushobora kunyumva uri muri Uganda, ushobora kunyumva uri agahugu kose ko waba urimo kose ku isi, uzabigerageze nawe ugende nk'ahantu nyine umukuru w'igihugu haba huzuye abajepe bamurinze, nawe uhizengurukisha uririmba, ugende ufate nk'ikintu gitereke ku irembo nyine rya presidence cyangwa se aho umukuru w'igihugu aba nimba ariko twabyita, ubundi nyine uzambwira nawe ukuntu bizagenda cyangwa se uyise wumva uko byagenda. Felakuti ibyo bintu yarabikoze. Uyu mugabo yari umusazi kandi ibyo bikoze leta izi ngo yamucogoje, twishe mama we twamwishe nabi, twamunuye kuri etage, twamukubise nawe twavunaguye na genge n'abaturage be bose twakubise, ariko abakora ibintu nk'ibyo. Abaturage none icyo gihe barumiwe baravuga ati cyakoze twaragenze turabona dufa n'umusazi. Felakuti nyine abaturage baramukundaga, babonaga ibintu akora bakavuga ati uyu muntu nagabo mu bantu bose twabonye. Umva abandi baturage wese iyo ubonye guverinoma nyine itangiye kugira gutya ucisha makenya nyine ugatuza. Barumirwaga nyine bakabona Felakuti ibintu akora we n'ibintu baba bamukoreye, noneho ubwo na guverinoma igatangira kuvuga ati umuntu mubi dufite mu gihugu ushobora kutugezayo n'uyu musore. Generali wari uyoboye igihugu icyo gihe Olusegun Obasanjo yari umusirikari, yaje no gukomeza kuyobora na nyuma. Icyo gihe nawe yararebye arumirwa arikanga aravuga ati uyu musore bitebye. Niwe wari waratanze itegeko bica mama wa Felakuti. Ndetse Felakuti uwo munsi yahise atangiza intambara kuri guverinoma. Uwo munsi azana isanduku akayiterura n'abasore bakaza akayitereka ku marembo ya presidence. Perezida Olusegun Obasanjo arimo ari kumureba, abamurinze bahari. Felakuti ngo yari ameze nk'uri kubabwira ngo njye namwe intambara iratangiye, munyitegure, mwishe mama wanjye, mwadusenyeye, mwadutwikiye, intambara yanjye namwe iratangiye. Icyo gihe igihugu cyose n'isi yose muri rusange bakurikiraga umuziki wo muri Nigeria barabimenye ko intambara itangiye hagati ya Felakuti noneho n'abasirikare cyangwa se guverinoma ya gisirikare iriho. Ushobora kwibaza ngo Felakuti yatangiza gute intambara ku gisirikare cyangwa se ku buyobozi nk'ubwo bw'igihugu? Uyu mugabo Felakuti isi yose yari muri inyuma, by'umwihariko abaturage ba Nigeria bose bari abafana be, bari bamuri inyuma bavuga baturiya musore niwe wacu, kuko agaragaza amakosa akorwa na guverinoma. Baramukundaga kuko nk'ubwo ngubwo baramusenyeraga bugaca akahita akora igitaramo, abafana bakaza ari amamiliyoni, akahita akuramo amafaranga ku buryo atigeze agira ikibazo cy'ubukene. Barasenyaga ejo akaza kubaka, akongera agakorotira rwose repubulika yagakomeza akayituramo, nta kibazo cy'amikoro cyo cyari gihari. Yari intambara itarimo amasasa, ariko yari intambara ivuga ngo ngiye gukoresha ijwi ryanjye, ngiye gukoresha imiziki yanjye. Mwajyaga muvuga ngo mbita zombi, ngiye gukora imiziki noneho mbagaragaze, mbashyire hanze n'ibindi byose, mbangisha abaturage. Nyine ubwo niyo ntambara nyine yari agiye gukora, kandi ibyo bintu bikabangamira guverinoma ya Nigeria ite, kuko guverinoma rero yari bizi ivuga ngo uyu muntu afite abaturage bose inyuma ye. Uri muntu ufite abaturage inyuma ye, uwo muntu niwe mubi cyane, kuko abaturage rega nibo bashyiraho guverinoma, ni nabo ujya kubona ukabona barigaragambije barongeye bayikuyeho. Bivuze rero ngo umuntu ufite abaturage ahanini niwe uba ufite igihugu. Ushobora kwihuta cyangwa bigatinda, ariko buri uwo muntu niwe uba uri mubi kuri guverinoma. Atangiye gusohora imiziki iteye ubwoba, abaturage bakayikunda bakayigura ku bwinshi. Guverinoma itangira kujya imufunga nk'abafunga urugi, bakamufunga. Imiryango mpuzamahanga igahaguruka iharanira uburenganzira za Amnesty biki bagasakuza akarekurwa, bakamufunga nk'icyumweru bagasakuza akarekurwa. Ejo bakongera gutyo yasohoye indi ndirimbo bakamufunga bakamurekura. Bageraho nyine bararambirwa, umugabo bamufunga nk'abafunga urugi, bamurekura akaza asohora indirimbo mbi cyane irimo amagambo akomeye kurusha iya mbere. Kandi indirimbo ye yabaga ingana nk'iki kiganiro nkoze, indirimbo yabaga ifite iminota 10 na 15. Ntabwo ari bya bindi abahanzi bakora uturirimbo tw'iminota 2 cyangwa 2 n'igice, ukumva nyine bagiye banasubiramo ibyo bari bavuze mbere, ku buryo nyine wumva ko hatarimo amagambo arambuye utabasha gusomeramo umuntu igitabo. Uzarebe nk'ibiririmbo by'amabifu nagiye mbona abahungu benshi bari kuririmba za ndirimbo z'amabifu batukana, nyine ushaka gusomera umuntu njya mbona bakora ibiririmbo birebire. Kubera iki? Baba bafitemo kuruhura umutima, nyine kuvuga amagambo menshi cyane umeze nk'uri kwipakurura umuntu. Felakuti rero indirimbo ze nuko zabaga zireshya, barafunze barakubita bagira gute, ariko gucecekesha ijwi rya Felakuti birabananira. Nawe akababwira ati igihe cyose nyibasha kuririmba nta na rimwe nzigera mbihanganira. Felakuti kuva mama we yapfa, Felakuti yabaye umuntu utandukanye n'uwo yari we mbere. Felakuti none ibyo bigwi bikagenda bigakura, ugasanga
uko bwira nuko bukenika ahubwo none igikundiro cye kiyongera ibihangano bye bibasha kugera hirya naho bitari byarageze mbere mu Burayi ugasanga baramuzi mu Bwongereza baramukunda muri Amerika baramukunda yahoraga mu matuwa ntugire ngo Fela Kuti n'umuntu wahoraga mu gihugu yabaga yazamutse yagiye kuririmba mu bihugu hirya no hino ari muri Amerika ari mu Bwongereza ari muri Afrika ibihugu byinshi n'umuhanzi nyine wari icyamure wahoraga mu ngendo nk'umwami wa Afrobeat Fela Kuti mu mwaka w'2000 hashize umwaka umwe mbega bamugabyeho igitero kuko hari ababipfiriyemo hari abagore bari babaye abapfakazi muri babandi bamuririmbiraga mu bamubyiniraga mu bakubitaga ingoma mbega mu bagore bari bagize bande harimo ababaye abapfakazi bitewe n'igitero leta yabagabyeho kandi harimo nyine n'abandi benshi bari barabuze abagabo Fela Kuti kubera ukuntu yabonye abantu bamubaye hafi leta irabatatse arongeye arubatse barongeye baraje baramubaniye babaye mu mujyi we Fela Kuti yateranije abagore 27 harimo abapfakazi babuze abagabo babo n'abandi basaga nkaho bakomeje kumuba hafi bakaba mbega bakamugandukira arangije afata abagore 27 arabarongora umunsi umwe mbega abakoresha ubukwe nyina akora ubukwe n'abantu 27 uyu mugabo yari umusazi Fela Kuti ntukajye wumva bavuga Fela Kuti yari umusazi Fela Kuti yahise afata abagore 27 ategura ubukwe aravuga ngo uyu munsi ni ubukwe bwanjye n'abagore 27 ikindi Fela Kuti nk'uko nakubwiye akaba umuntu wavuye mu Bwongereza yararakariye abazungu agiye muri Amerika none bibakarusho yanga abazungu n'imico yabo kurusha aravuga ngo bari abantu baradusuzugura bavuga ko tutagira identite yacu nta gakondo tugira nta muco tugira kuko tugendera mu kigari cyabo dusenga Imana batuzaniye ibitabo batuzaniye twambara ibyo batuzaniye imiziki yabo n'ibiki byose rero byiyambuye aravuga ngo ngomba gusubira kuri gakondo y'umuco wacu niyo mpamvu ubwo bukwe bwe nta mupasiteri cyangwa umupadiri wari kuhagera abantu ntabwo yari akibemera bari abajyanye n'umuco mu burengerazuba yizaniye uribuka abakwe buriya nyine nawe urebye nk'ubukwe bwabaga bwa sogokuruza wawe na basogokuruza babakurambere usanga banakorana ngo nazanya bingi n'imyuka ya gakondo abo ngabo rero nibo yazanye baramusezeranya n'abagore be 27 yikorera bwa bukwe nyine bwa gakondo rero uwo munsi abo bagore bose yaramaze kurongora 27 bahise batangira kwitwa ngo ni ba Fela Queens cyangwa se n'abamikazi ba Fela Kuti abo bagore bukora 27 ntiyajyaga basiga ahantu hose yajyaga iyo yabaga afite konseri mu Bwongereza ubwo wamutumiye wamenyaga ko nabo bagore 27 bari buzane nawe kuko hari harimo ababyina abakubita ingoma bamwitaho bose yazamukanaga nabo akinjira mu gihugu nk'umusaza kabisa nimbaje kuririmba mu Bwongereza muri Amerika no mu kindi gihugu cyari cyose yajyaga gukora mu konseri yazaga ku kibuga cy'indege inyuma ye hari abagore 27 bambaye ibintu bisa bitwa ba Fela Queens abafana bose bo kwisi bakavuga ati uyu muntu ni umusazi nukuvuga ngo ntabwo ari kumutumira mu gitaramo bimwe mutumira umuhanzi ukabona ajyanye n'akandi gahungu kamwe ngo ni manager ukabona ajyanye n'abantu batatu ngo ni ba manager muri timu cy'abatanu oya yazanaga abagore 27 ugasanga aherekejwe ugasanga nanone aherekejwe n'abandi bantu benshi bamubyinira bakora ibintu byinshi yazaga nk'igitero nta hantu hamwe rero yajyaga abasige Fela Kuti abantu batangiye kubona ko ariko agenda ahinduka kuva mama we yapfa agenda none amera nk'aho yarakaye cyane ariko agahora aseka yahoraga agaragaza ibyishimo aseka mbega ku buryo utabonaga ko nyine ari umuntu wagenga heranwe n'agahinda ariko ku mutima bari bamuzi birirwanaga nawe bari babizi ko umutima we wakomeretse cyane kuva nyina yapfa Fela Kuti ko iminsi yagiye yicuma abantu baricaye kumubona nk'umuhanzi ntabwo yarakigaragara nk'umuhanzi gusa urwo rwego rwo kuba umuhanzi yari yararurenze ahubwo noneho wavuga izina Fela Kuti bakamubona nk'ikimenyetso cyo kwigomeka cyangwa se giharanira kwishyira ukizana handi nyine babona umuntu bakamubona nk'indwanyi irwanira kwishyira ukizana kurusha uko bamubona nk'umuhanzi urumva ko yari amaze kuba ikirenga kandi ubwo ntabwo ari muri Nigeria gusa ku isi yose abari hirya no hino mu mahanga bavuga izina Fela Kuti bakavuga ngo uriya ni ikimenyetso kirwanira kwibohora ni imirimbanyi irwanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu mbega bakabona kumwita umuhanzi bakabona ni akantu gatonya ibyo yabirenze kera we ngo yibaraga nk'aho ngo ari umwuka kwa kundi umuntu avuga ngo imyuka y'abakurambere Fela Kuti kubera kwizera ibintu by'imyuka ya gakondo yaravugaga ngo njyewe ndi umwuka watoranijwe kugira ngo nze gukangura Afurika kuko Afurika irasinziriye ayo ni amagambo ye ko gukomeza rero yizera ibintu bijyanye n'imyuka y'abakurambere yasubira kuri gakondo cyane avuga ati imico y'abazungu tuyireke tujye muri gakondo urumva iyo winjiye mu bintu bya gakondo ujya ubona babapfumu bitwa ngo ni bande na bande njya muri n'abatumiye no mu biganiro baba bavuga ati twe turi mu bintu bya gakondo muri za nyabingi zacu muri za gakondo zose ibintu by'imandwa n'ibiki byose Fela Kuti nayo kubera gusubira ku muco wa gakondo kugira ngo Afurika yihe identite yayo byaje kurangira natangiye kwizera na bya bintu by'abapfumu
reka n'ubundi n'abasenga nabo baravuga ati munshakira umuhanuzi amanurire, n'abakurambere bacu bagiraga umupfumu akaguhanurira akakurebera imbuto nyine nimba imana ziri bwere n'iki. Ferakuti rero ibyo bintu yabigiyemo nanone byo kwemera abapfumu. Umunsi umwe yaje kujya rero ahitwa muri Ghana. Ferakuti ahageze akubitanira n'umupfumu. Umupfumu aramubwira ati njye ntabwo nsanzwe ndi umuganga urenze, najya nguha intsinzi nkagufasha mu byo ukora kugira ngo hatazajya bakomeza kukugabaho ibitero, kuko biriya ni ibitero bijyanye n'imyuka y'abakurambere, njye nkaguha imitsindo n'iki. Ferakuti akubitanye n'uwo mupfumu kuko aramwizera, kuko yari atangiye kwizera ibintu by'umwuka. Ferakuti atangira gukorana n'uwo mupfumu, aranamubwira ati tuve muri Ghana ngwino tujye twigire muri Nigeria bariho uzajya ukorera. Bahita bazamukana muri Nigeria. Uwo mupfumu bita Karupanga, ngira ngo njya numva n'abandi bahanzi ariko ngo bagira ba Karupanga babo. Uwo mupfumu bita Karupanga yahise azamukana na Ferakuti, kubera tutamenye izina ry'uwo mupfumu ubwo twamwise Karupanga. Niwe njya numva ngo abahanzi binaha bajyaho. Ubwo twari tugeze mu mwaka w'1984 ubwo Ferakuti yihuriraga na Karupanga akamubwira ati tujye Nigeria ujye umpa amakuru umfumurire umbwire imyino mbere umupfumu uhoraho. Uyu mupfumu yaragiye yumvisha Ferakuti ko agiye gutuma ubuzima bwe bworoha. Aramubwira ati biriya bitero guverinoma yahoraga ikugabaho, guverinoma ikureba ijisho ribi, birirwa bakuvuga n'aba bayobozi, biriya byose ni ibitero by'abakurambere by'imyuka, ndabigukuraho ndaguha imitsindo ku buryo ugiye koroshya ubuzima, ukikorera akazi kawe, ukajya usora n'izo ndirimbo ntibanabimenye rwose, ukikomereza akazi kawe ntibazongere no kukugabaho ibitero n'iki. Ferakuti yumva nibyo. Uyu mupfumu rero icyo yasabye Ferakuti n'iki? Yaramubwira ati ni ukujya amafaranga ku gihe. Ferakuti aramubwira ati ibyo nta kibazo kirimo. Ikindi umupfumu aramubwira ati ibintu byose biba mu buzima bwawe ngomba kujya mba mbizi. Ubundi niko bigenda sasa rero abapfumu n'abantu n'abakristo nyine, n'abakristo batizera Imana nyine, hari abakristo ubusanga nyine barayobye, ubusanga bashaka guhura nabo twita ngo nabapfumu bigize abahanuzi, cyangwa se abahanuzi b'abapfumu babandi nyine bateka mutwe. Wa muntu uba ufite impano yo gushukuba hari ibintu yamenya akaba yaguhanurira bimwe na bimwe, ariko ugasanga uwo muntu ntago ari umuntu kwigisha ngo uhinduke va muri ibi kizwa, ahubwo ugasanga ni umuntu wo guhamagara babuja mubyeyi mwaje kuza tukababwira ko ari ibintu Imana yanyeretse bishobora kuba atari byiza bigiye kuba mu buzima bwanyu, ukagenda ukamureba akagusengera akahita akubwira ati hari ibintu byari bigiye kukubaho, giye kumara iminsi 2 ngusengera bize kuvaho, wari upfuye wokanyaga uzi ko byari bigiye kugenda kunuku, ugasanga nubwo buzima ubayemo byitwa ngo uri umukristo, uwo muntu byitwa ngo aragusengera, nubwo buzima ubamo ariko waba uvamo ukigira mu bindi byawe ugakomeza ubuzima bwawe, kuko wumva ko uwo muntu ibibazo byose byakakubayeho abigukemurira cyangwa se abibona mbere ngo akagusengera. Ariko uwo muntu mu by'ukuri nureba ntago abakuganisha ku Mana. Umuntu muzima wakubwira ati va mu byo urimo, niyo abantu riga bakwica cyangwa ibiki bikakubaho, ariko ntuza ukazabaho iteka, nicyo cy'ingenzi. Ferakuti rero nk'uko abantu bahuye n'umukristo ubabeshya ngo arasenga nk'uko ntibajya bamuvaho kabisa, avuga turiya muntu ambonera ibintu ntabona, ngo abashaka kungirira nabi, ngo abenda gakundoga ngo ibiki, nk'uko nguko nyine abantu bahuye n'uwo muntu batajya bamuvaho. Kandi ugasanga n'imico yabikomeje kuba mibi, cyangwa ubuzima bwabo mu bujyanye n'iby'umwuka bukomeje kuba buri hasi, ntabwo uwo muntu nyine n'ubundi uwo muntu abakorera Imana bya nyabyo. Ferakuti rero nawe nk'uko uwo muntu utamukura kuri uwo mukristo, niko na Ferakuti utari kubasha kumukura kuri uwo mupfumu we, kuko uwo mupfumu wa Ferakuti abantu ba hafi ba Ferakuti baramubwiraga ngo Ferakuti uriya muntu kuri kumwinjiza mu buzima bwawe bwa buri munsi, kuko uwo mupfumu yaramubwiye ati ngomba kugira access kuri privacy yawe, ibintu byose mu buzima bwawe nkajya mbimenya, ingendo ufite, ibyo wenda gukora, kugira ngo mbwire abakurambere baturebere ukuntu bimeze. N'aba bantu nakubwiraga haruguru nabo nuko bameze ubuzima bwabo bwose, usanga babubwira wa mupfumu ngo w'umukristo, wa muhanuzi pfumu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ferakuti ubuzima bwe bwite bw'ibanga atangira kujya bubwira wa mupfumu. Leta itangira kumenya ko Ferakuti yari umuntu ubuze amabanga ye yose. Leta buriya iba yaraguhize yarakubuze, ariko leta imenye ngo umuntu afite umupfumu, nta muntu ujya uhisha umupfumu. Arangije aravuga ati leta itangira guca ku mupfumu iramubwira ati uzadufasha gushyira uriya muntu hasi. Niko umupangu wagenze. Ferakuti umunsi umwe aza kubwira wa mupfumu, aramubwira ngo ngiye kujya mu Bwongereza, ariko nkeneye gutwara amafaranga menshi, hari ikibazo kandi y'amanyamahanga kugira ngo mbashe kwiyitaho. Ferakuti yari afite konseri mu mahanga. Umupfumu aramubwira ati ngiye kugusengera, aya mafaranga yose nubwo ari menshi atemerewe guca ku kibuga cy'indege, uraza kuyanyuzaho ntabwo bari buze kuyabona. Niko umupfumu yamubwiye. Amafaranga yawe nayasengeye, nayahumanyije, uraca ku kibuga ntibayabone abagusaka, kuko ubundi birazwi ku bibuga by'indege, ngira ngo na n'uyu munsi hari amafaranga utahanyuze ufite mu gikapu.
hari amafaranga menshi cyane utahanyuze ufite cash, niyo mpamvu bakubwira ngo ugendane ikarita. Iyo rero ufite ayo mafaranga menshi uyafite mu bikapu kayanyurana ku kibuga, baragufata icyo gihe rwose uri mu bintu bitemewe n'amategeko. Ibyo bintu ntabwo biba ari byo, keretse yari impamvu ya danje, sinzi ubwo nabyo tuzabikoraho ikiganiro. Fera Kuti rero umupfumu yarabwiye ati ntari biwana nubwo bitemewe, ngiye amafaranga yawe urayatwara kandi ntabwo bari buyabone. Akigera ku kibuga cy'indege cya Lagos bahise bamuta muri yombi ngo yambukanye amafaranga arengeje umubare wagenwe, kandi ayo mafaranga noneho ampulisi nta nubwo ari Amanigeria n'ayo mu Bwongereza. Bahise bamufunga, leta yari imurwaye, baramuburiye mu ikosa. Urumva bamufungaga nta cyaha yakoze ngo nuko yaririmbye. Imiryango y'uburenganzira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ikaza ikavuga ngo muramuziza ko yavuze ukuri, demokarasi, umuturage yemerewe kuvuga ibitagenda neza no kubinenga, mu murekure, bakamurekura. Ariko kuri iyi nshuro yari yakoze icyaha kiri mu mategeko, aho yagombaga kuburana n'itegeko. Kutira basobanura ati amafaranga yari yo gukoresha ngiye na bande yanjye mbitaho, tugize utubazo dukena. Nubwo ari amafaranga menshi cyane utagira ngo ni menshi, ni $600 by'idolari, ariko by'icyo gihe bamujyanye mu rukiko ahasanga umucamanza bita ngo ni Okoro Idoko. Uwo mucamanza bita Okoro Idoko yari yatamitswe na leta yamubwiye ati uriya musore twaramubuze, icyo gihano bagikatira imyaka ingahe, bati ni 5, muyimukatire yose. Urumva ubundi hari ukuntu igihano iyo wakoze nk'ikosa gukubita no gukomeretsa ubusanga ari imyaka 5 wenda cyangwa 7, ariko wajya mu rukiko waburana bakavuga ati tugukatiye 2 cyangwa 3 nyine bakoroshya. Leta yise ivuga ati mukubite maximum yose ayimaremo, bahise bamukatira imyaka 5 ajye muri gereza. Fera Kuti yagiye muri gereza, aragenda akomeza kuririmbiramo, akajya aganiriza imfungwa, bamukatiye imyaka 5. Ariko ukuntu byaje kugenda Fera Kuti ageze muri gereza, yafunzwe amezi 20, ubwo ni hafi umwaka n'andi mezi nkangaha aho ngaho. Amaze gufungwa amezi 20 ari muri gereza, guverinoma yari iriho ihita ihinduka, hajya indi guverinoma. Indi guverinoma rero yagiyeho, urumva guverinoma zo muri Afurika nawe urazizi, akenshi guverinoma yo muri Afurika rimwe na rimwe ivuyeho cyane cyane habayemo ikintu kijyanye n'imbaraga cyangwa se no gupingana. Hari ukuntu guverinoma igiye hita izivuga ngo iyi guverinoma ivuyeho twarayangaga kuva kera, atahubwo hari abantu yagiye irenganya, barimo nk'uwitwa Fera Kuti kubera yagaragazaga amakosa yayo, uwo muntu nimuhitemo namufungura. Ahanini iyo guverinoma igiye ibiri no kubara audience ivuga ngo nidufunguza Fera Kuti, kuko dukwiye iyi guverinoma yari iriho yamufunze, abaturage bakunda Fera Kuti, nidufungura Fera Kuti abaturage abafana ba Fera Kuti barahita batwiyumva mutwe nka guverinoma, ubuzima bugende neza. Fera Kuti yagize amahirwe ubutegetsi buhinduka, mazemo amezi 20 ahita afungurwa. Ubundi urumva yari kumaramo imyaka 5, ariko yafunzwe umwaka n'amezi make. Fera Kuti amaze gufungurwa rero, maze gufungurwa yagarutse bushyashya, none afite imiziki iteye ubwoba. Gusa hagati aho ngaho hari ahantu nasimbutse, cyangwa se hari ikintu ntababwiye. Muri kwibaza ngo wa mupfumu wari wagambaniye cyangwa se wari wabeshye Fera Kuti byamugendekeye bite? Fera Kuti urumva umuntu ufite influence ingana gutyo, abantu bakunda gutyo, umuntu wumvisha abantu akazana akabatuza mu mujyi wakababwira ko bari mu gihugu cye, uwo muntu abantu baba bamukunda bamwumvira ku buryo umuhemukiye utabacika. Wa mupfumu Karupanga bamaze kubona ko yabeshye Fera Kuti, abasore ba Fera Kuti bagukubitiye wa mupfumu Karupanga, baramuvunagura bamusubiza muri Ghana ari indembe, yarabaye ikimuga, bikavuga ko atongeye kugenda ubuzima bwe bwose. Ndetse bamaze kumuvunagura bamwohereza muri Ghana, baravuga ngo ntuzagaruke muri Nigeria. Nicyo bamukoreye. Fera Kuti asohotse muri gereza wagira ngo ni umwami w'igihugu wari utashye. Nigeria yose bamusasiye ibitenge, mbega ni nka kwa kundi Yesu yinjiye mu mujyi, bamusasiye ibitenge, bamwakira n'urugwiro rutabaho, mbega byari ibintu bicika mu gihugu cyose. Gusa nanone abantu babonye Fera Kuti barabibonye ko yari yarananutse cyane, kubera uwo mwaka hafi imyaka 2 n'umwaka 1 n'amezi yari amaze muri gereza, yari yarananutse cyane. Mu isura hari ukuntu umuntu ameze nk'uwahombanye, yarananutse, yarashizemo, ameze nabi, asa nabi ku buryo wabonaga ko ashobora kuba arimo n'ubundi burwayi. Fera Kuti yakomeje kuririmba bigera muri za 90, none yari afite n'akabyiniro bitaga The Shrine, yari agafite muri Lagos. Ako kabyiniro niko rero akenshi yakundaga kuba ari kuririmbiramo, abantu bakaza abafana be, akomeza kuririmba pe. Ahari nakaririmba n'ubundi agaragaza akarengane gakorerwa abirabura n'abanyafurika, n'ukuntu barenganurwa, kwishyira ukizana kwabo, mbega yari ijwi rya rubanda. Akamenya kubyina cyane, kuko Fera Kuti buriya wasangaga ari kuririmba yibyinira kubita utuntu. Fera Kuti yarananutse cyane, ibihuha bitangira gukwirakwizwa, baravuga ngo Fera Kuti yarananutse cyane biteye ubwoba, ashobora kuba arwaye sida. Fera Kuti wari urembye ameze nabi, abantu bakavuga ati ashobora kuba ari sida uburyo yananutse, kuko icyo gihe sida yari iri hiti muri za 90 iri kumara abanyafurika. Fera Kuti
yanze kujya kwa muganga kwivuza. Ferakuti yari afite ubushobozi bwajya kwivuza mu bihugu byose byo ku isi, yari afite ahantu hose yajya, ariko Ferakuti yanze kwivuza, aravuga ngo imiti y'abazungu nayicitseho umunsi mvayo nyamara kubona ko badusuzugura. Guhera kera rero kuva yavayo yarasigaye avurwa n'ibyatsi, ya miti ya gakondo, babakurambere bamwe baza bakakubaga ngo bari kukuvura utuntu nk'utwo ngutwo, abo nibo yajyaga mu kwivuzamo. Yanga kunywa imiti, baringinga ababyinnyi be, abagore be, abantu bose baringinga bakajya babwira Ferakuti ati Ferakuti jya kwivuza, fa gufata imiti. N'abazungu bagero baramwinginga ati ngwino tukuvure. Ferakuti arabwira ngo iyo miti yanyu sinyizera, njyewe ndi gakondo, ndi umunyafurika. Ndetse Ferakuti atangira no kujya ababwira ngo ngiyo ndwara muri kuvuga ngo nshobora kuba ndwaye yitwa sida, iyo ni indwara y'igihuha yahimbwe n'abazungu kugira ngo muturangize, nta miti yanyu nafata. Ahubwo akavuga ngo imiti mizima ni ibimera, kwiyicisha inzara cyangwa se babyita kwiyiriza ubusa, gufunga. Indwara irakomeza igenda imukubita gahoro gahoro, aragenda arananuka acika intege, ariko nubwo yari ari kugenda nk'amagufwa mbega agakomeza akajya kuri stage n'ubundi akaririmba agakora ibitaramo. Abazungu bagezeho baramwinginga bamukunda, bakajya baza ati reka tukuvure, twakuvura, twakwitaho, uri kunanuka umeze nabi, ufite n'amafaranga, urumva yarakunzwe cyane. Ferakuti arabyanga neza. Ferakuti yari afunze umutwe, bya bindi ari kubitabo, wa muntu nyine, wa muntu ubura umuheza ngo unavuga ngo ngiye nimba iki kintu ninkemera ko ari cyo, ubwo nicyo ntacyo mwakora. Nako ngira ngo mwabyumvishe guhera hejuru. Inshuro bamufunze, umuntu wagiye kwa perezida akatereka isanduku, umuntu wakoze ibiki nyine ni umuheza ngo uri n'umuntu wari ufunze umutwe utabasha kumvisha ikintu gacyemere. Ferakuti byakomeje gutyo. Ferakuti we yarivugiraga ngo urupfu ntago ari ryo herezo, ahubwo umuntu abahindutse. Mu mwaka w'1997 yararembye kurushaho. Mu kwezi kwa munani tariki 2 mu 1997 Ferakuti wari wariyise Anikulapo, bisobanuye ngo ngiye ngendana urupfu mu mufuka, nararufashe ntago rwanyica. Umunsi yahumetse umwuka we wa nyuma arapfa. Yapfuye afite imyaka 58, nta nubwo yarakuze cyane. Akimara gupfa ubuzima bwarahagaze muri Lagos, ubuzima bwarahagaze burundu, mbega nta kintu kimwe cyakozwe muri Lagos kubera ko Ferakuti yari yapfuye. Bivugwa ko ngo abarenga miliyoni baje ku kiriyo cya Ferakuti, baje gushyingura abarenga miliyoni. Mbutiyaje umuhanda wose, imihanda irabanwa, amaduka arafungwa, mbega bimera nkaho mu gihugu hatanzwe konje. Umurambo we bawushyize mu isanduku y'ibirahure, bamanika amafoto ahantu hose, umurambo we bawuzengurutsa umujyi wose, bagenda baririmba indirimbo ze, abaturage amamiliyoni n'amamiliyoni bajya kumushyingura. Mujyanye mu rugo rwe ruri ahitwa Keja, abariho bamushyingura. Umubiri wa Ferakuti warapfuye birarangira, ariko spirit ye na n'uyu munsi iracyariho. Afrobeat yazanye avuga ati iyi ni injyana nshaka kuzana ku isi kugira ngo umuntu wese uzumva iyi njyana azajye yumva Afurika, ndetse iyi njyana umunsi umwe izatera ubwoba Afurika. Mumbabarire, iyi njyana umunsi umwe izatera ubwoba isi yose, uzajya yumva azajya agira ubwoba, avuga ati iyo njyana ikomoka muri Afurika. Izo nizo zari indoto za Ferakuti, kuko yabonaga ko muri Afurika nta muziki wabo bafite. Ibyo bintu bisa nkaho biri kuba uyu munsi wa none. Ibitangazamakuru byo muri Nigeria, buriya hari umuntu upfa akabatanze urugero. Ferakuti byarahwihwishijwe, biravugwa ngo ni sida yararwaye, kuko babonaga abandi bantu bicwa na sida ukuntu baba bameze, ariko Ferakuti ntabwo yigeze ajya kwa muganga ngo bayimupimire imiti n'inshinge byabo ntiyabyemeraga, ariko abamurebaga bakareba ukuntu yapfuye ameze, babonaga ko ari sida bitewe n'ukuntu sida yari iri kwica abandi bantu, bakabona nabo ukuntu bapfa bameze. Ferakuti ngo akimara gupfa, bivugwa ko muri Nigeria hashize igihe ariwo munsi, kuva umunsi apfa mbega gukomeza na nyuma, ngo abanye-Nigeria bayobotse ikintu cyitwa agakingirizo. Ngo batangiye kugura agakingirizo nk'abagura amasuka, bavuga bati nimba iyo ndwara yitwa sida yatinyutse umugabo wajya kuvuga ngo nta kintu cyamwica, ngo urupfu yararufashe arugendana mu gakapu, bivuze ngo natwe iyo sida ishobora kutwica nimba yamutinyutse. Yabaye nk'igitambo. Aba-Nigeria baragenda bayoboka ikintu cyitwa kondomu, bakoresha kondomu koko, barayikoresha, iragurwa. Ibitangazamakuru n'amahanga birumirwa, biravuga ngo urupfu rwa Ferakuti kubera bari kuvuga ngo ni sida imwishe, byatumye abantu bakuka imitima, bose bayobotse agakingirizo. Impamvu rero twatangiye ikiganiro mbabwira ngo Ferakuti yari yishe niyihe. N'ubundi abenshi bavuga ko yishwe n'uburwayi, ariko impamvu yishe nuko yanze kujya kwivuza. Baramwinginze, abaganga, abazungu, inzobere, nawe ubwe yari afite ubushobozi bwo kuba yakwivuriza ahantu hose ashaka ku isi. Ferakuti ntabwo yari umuntu wakwicwa n'indwara uko yiboneye, niyo yaba nyine by'amafuti ngo biri aho ngaho, byari ibintu byagorana cyane. Ariko Ferakuti yanze kwivuza, avuga ngo iyo ni imiti y'amazungu, bwa buheza nguni bwe nibwo bwamwiciye. Niyo mpamvu twatangiye ikiganiro nkubwira ngo uyu mugabo ameze nk'aho ari we wiyambuye ubuzima. Ubwamamare bw'uyu mugabo n'igikundiro yari afite, bivugwa ko ngo byanganaga n'ubugoryi bwe n'ubufungamutwe bwe bwatumye apfa gutyo, kuko yari icyamamare
ku rwego rwo hejuru, akaba n'umufungamutwe ku rwego rwo hejuru, n'ikigoryi ku buryo bakubwira ati ngwino ujye kwivuza akanga. Yasize abana harimo uwitwa ngo ni Femi Kuti, harimo uwitwa Shanky Kuti, bo bakomeje kuririmba nk'uko papa wabo yaririmbaga. Ndetse n'amakarabu yasize uyu munsi baracyacuranga indirimbo zina n'uyu munsi. Ndetse uyu munsi iyo ugeze muri Lagos kubajya bajya muri Nigeria, ngira ngo mujya mubona isura ye, ibikuta byinshi bigiye bishushanyijeho Fela Kuti hirya no hino. Kimwe nk'iyo buri ugiye muri ya migi yo muri za New York na hehe, bari ahantu byinshi ugenda usanga hashushanyije ba Notorious B.I.G hirya no hino, gutyo nyine nk'umuntu waratumye umujyi umenyekana gutyo n'iki. Sinzi wenda ninaha nimba bibaho, nabyo tuzabireba, nimba hari abagiye bapfa wenda amasura yabo bakagenda bayashushanya hirya no hino, nabyo tuzabikurikirana. Ariko mu yindi migi yo mu bindi bihugu abagera gose murabibona Fela Kuti agiye ashushanyije hirya no hino, rwego rwo gukomeza kumwibuka nyine bakwereka ko ari umuntu bakundaga cyane. Fela Kuti ntabwo yahimbye Afrobeat gusa, ahubwo yashyize mu baturage ba Afurika igitekerezo kindi gishya cy'ubwabo kwitekereza no kurwanya akarengane. Yagaragarije abanyafurika ko umugabo umwe wenyine ahagije kuba yarwanya systeme y'ubuyobozi mbi akayishyira hasi, atari ngombwa ngo n'abandi babe bamuri inyuma. Fela Kuti yaravugaga ati abanyafurika bafite umuco mubi wamaze kutujyamo, atabo bose bababaye bari guseka. Niko Fela Kuti yajyaga avuga. Yabaga ari mu kiganiro kujya adomeka itabi rye, abagore nka miliyoni bamuzengurutse yishakiye, yasezeranye nabo ari gushyiraho itabi rye, ariko kujya avuga ati Afurika ifite umuco mubi wo kubabara bari guseka, aho umuntu wese ukamusuhuza ukabona aragusekeye ngo yango meze neza wana ngo biracamo wana, ariko ari kubabara imbere ashonje yarahuye n'akarengane atabasha kwivugira. Ibyo nibyo yangaga. Fela Kuti nta magambo menshi yagiye avuga, abantu benshi batajya bibagirwa. Yari umugabo nyine ukubagana, wasanga mu interview ari kuvuga ati impamvu ugiye nkunda umuziki rero, ati iyo ndi gukora umuziki bameze nk'uri gukora imibonano mpuzabitsina, ati kabisa rwose iyo ndi gucuranga cyangwa ndi kuririmba, ubwo nyine yahita agakoresha za mvugo zabo ati mbameze nk'uri ku iki, akahita bivuga ku bintu bidasobanutse ariko mu magambo mazima yiyubashye. Yaravugaga ati rwose iyo ndi gukora umuziki ngiye impamvu ntanawureka mbameze nk'uri gukora urukundo. Sinkoresheje imvugo yiyubashye se, we yakoreshaga noneho yayindi nka Jay yakoresha. Fela Kuti nuko yapfuye, gusa yasize afumbuye injyana ya Afrobeat, ni umwami wa Afrobeat, bamwita umuremyi w'iyo njyana ya Afrobeat na n'uyu munsi. Ubwo ngubwo rero nimba namwe ukunda injyana ya Afrobeat, reba hasi handitse subscribe. Uyu munsi twari turi kureba Fela Kuti, ndaje twikomereze n'ibindi biganiro n'ibiribera hirya no hino ku isi muri rusange. Urabizi ko hano kuri YouTube channel ntabwo tujye duhagarara ahantu hamwe, hose tuba tuhakatakata kugira ngo hose tube turiyo tuzi n'ibiri kuhabera cyangwa se n'ibyahabereye. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.